ko YouTube itangira kukwerekana abantu, ikakwereka abantu bagakora subscribe, ukabona views nyinshi, iyi video ni iyawe cyane 100%. Uyu munsi rero ndakwereka uburyo bworoshye cyane ushobora gukoramo cyane ukaba wabona views nyinshi. Ngiye kubikwereka mu minota itarenze 2, bikagufasha ko algorithm ishobora kuba yagusakaza ku bandi bantu ku buryo bworoshye, kubona yamenyekanisha ibyo ukora bitewe n'ibintu bitatu tugiye kubonamo. Ibyo rero ibyo bintu bitatu tugiye kubonamo, tugiye kubibonamo aha ngaha, mwitonde tubigendemo neza. Algorithm niyo rufunguzo rwawe, niyo ituma ushobora kuba wagera ku bintu byinshi, niyo ushobora gutuma wakora ku murongo wa YouTube abantu bakazajya bareba bakumva ko ibintu byawe, mbese YouTube ikamenya ibyo ukora. Reka dutangire ku bintu bitatu by'ingenzi. Channel keywords, hakaza n'icyo bita default upload description, hakaza n'icyo bita default tags. Reka tubireberemo hamwe rero. Igice cya mbere tugiye kwibanda ku cyo bita channel keywords. Ese channel keywords ni iki? Channel keywords idusobanura iki? Reka turebe icyo channel keyword yaba isobanura. Channel keywords ni amagambo asobanura channel yawe, niyo afasha YouTube kumenya content ukora. Reka tubireberemo hamwe, dutangira aha ngaha. Ujya muri YouTube studio nk'ubisanzwe, iyo umaze kujya muri YouTube studio ukandamo, iyo uhakanze ahantu hambere ujya hano hasi muri settings. Murayihangana niko ndashaka kujya settings. Iyo umaze kuhakanda uhita uza ahantu handitse ngo channel. Aha ngaha iyo umaze kubona ahantu handitse channel, ureba aha ngaha muri keywords zawe. Ese keywords zawe ni amagambo abantu bashakisha kuri YouTube? Ese izi keywords zawe bitewe n'uri wowe, bitewe n'icyo wabwiye YouTube gukora, zigomba kuba describing uri we, how to grow on YouTube, ni gute nakora kuri YouTube, how to get more subscribers, how YouTube algorithm work in 2006. Iyo urangije rero ukora icyo bita save. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ni icyo bita keywords, ni channel keywords. Ni ukuvuga ngo YouTube igomba kumenya ibyo ukora. Reka rero nguhe tips kuri ibi bintu. Koresha amagambo abantu bashakisha, ariyo searchable keywords. Ntushyiremo amagambo atajyanye na content yawe. Oya, ntabwo YouTube izamenya ibyo ukora. Gerageza keyword 5 cyangwa 15. Izo nizo tips naguha kuri iyi part ya mbere. Ni ukuvuga ngo ugomba kwicara kwandika izira keywords zituma YouTube ikumenyekanisha kuri wa muntu wa mbere ukikubona, ikaba yasakaza video zawe mu bandi. Tugeze rero kuri part 2, tugeze ku gice cya kabiri cyo ngo default upload description. Default upload description, tujye kuri haki hamwe. Default upload description ni iki? Default video description ni ingenzi cyane kuri YouTube, irayisoma ikugira ngo umenye video yawe. Niba tuvuge niba YouTube washyizeho video yawe, muri description yawe hari ibyo ugomba kubanza kwandika gushyiramo. Ese wa muntu uza kureba araza kureba iki? Ese iyo description yawe arayisobanukiwe, asobanukiwe amagambo ari muri iyo video yawe? Ibyo rero bizagufasha ko izo description rero yawe igomba kuba keyword nyinshi, ibisobanuro bya video na call to action, ubwira abantu subscribe cyangwa like. Ibyo ni ibintu ugomba kwitwararika. Ni ukuvuga ngo reka turebe tubirebere hamwe ko bikorwa. Nkuko mubizi, ujya muri YouTube studio ukajya ahantu handitse ngo settings, ukajya muri upload defaults. Iyo umaze kujya muri upload defaults, iyi ni description yacu tugiye gutegura. Ni ukuvuga ngo iyi description yacu tugomba kwandikamo amagambo azatuma YouTube imenya ibyo dukora. Description yacu, iyi video ikwigisha uburyo wakura vuba kuri YouTube, ukabona views nyinshi no kubona subscribers benshi. Murabizi iyo umuntu agiye kuri YouTube muri searching yandika ngo ni gute nabona subscribers, ni gute nabona views nyinshi. Ya description harimo keywords, harimo amagambo abantu bashakisha. Ugomba kuyitegura neza, ukandikamo amagambo abantu bashakisha muri iyo description. Nicyo tumaze kureba hano ngo iyo default description, kugira ngo umuntu azamenye ngo ukurikije, warangiza ukabisavinga. Iyo umaze kubisavinga bijyamo. Tips naguha rero, andika description ifite lines nyinshi, lines 10 cyangwa 5. Koresha keywords mu buryo busanzwe, buri natural. Keywords uzandike muzongeremo, ongera links. Ni kubambwa ndaza kubizereka social media zawe uzishyire muri iyo description. Reka nze mbibereka aha ngaha.
jya muri settings uzanga muri upload defaults. Ahangaha murabona ko muri description yacu twanditsemo ngo for on social media Instagram. Niba ufite TikTok gishyiremo, niba ufite ikintu icyo ari cyo cyose gishyiremo kijyanye na social media zawe. Ni ukuvuga ngo muri ya description ugomba gushyiramo kongeramo n'andi mavideo abantu bashakisha nk'uko mubibona ahangaha. Ese uvuga ati kora subscribe niba ushaka gukora kuri murongo wacu, bese shyiramo amalinki atuma wa muntu azavuga ati ase kuki izi video reka nkurikire n'indi video. Icyo nicyo bita rero default description. Ugomba gusobanura kumenyekanisha ibyo ukora ukabishyira muri description ku buryo n'umuntu gusuye na YouTube izamenya ngo aba bantu bagenewe ibi bintu byo kwiga wenda bya tutorials byo kwiga uburyo nabona aba subscribers n'uburyo nakura, reka mbishyiremo. Rero ugomba kubijyamo ukabitegura neza uko bisanzwe nk'uko mbiberetse ahangaha. Iyo umaze kubikora nta kindi, ni ibintu biba byoroshye. Ukora saving rwose, iyo ukoze save bisigaramo ntibivamo, bisaba wowe ko uzajya uhora updating. Tukize rero ku gice cya gatatu aricyo default tags. Tukitondera iki gice. Ese default tags ni iki? Default tags ni iki? Default tags ni ukuvuga ngo tags ni amagambo afasha YouTube gushyira video yawe mu byiciro nyabyo cyangwa byayo. Niba uri gukora nuza tags zawe ko video title yawe igomba kujyana na tags zawe, wifata ibintu ngo bivange. Reka mbere ku buryo dushaka gushakamo tags. Ushaka kwandika muri Google rapid tags gutya, wangiza ukaza ahangaha ukaza ngo use tag generator. Ngiye kubereka uburyo ushaka gushaka tags. Ahangaha iyo umaze kubikora tugiye kurebera hamwe uburyo uyikora. Rero shaka title yawe ya video uyandikemo ahangaha muri searching. Reka dufate wenda nk'iyi ngiyi, reka dufate 1000 subscribers in 24 hours and new strategies works. Iyo umaze kwigira nkora kuri generate, iyo nkoze kuri generate bahita bampa ya ma tags ngomba gukoresha. Aya ma tags uko uyabona abajyanye na video yawe, uko niho mbagira inama uyishaka gukora ibintu wishyiramo tags zitajyanye na video. Niba ugiye guteka ugashyiramo ibi ngibi, nta hantu bizaba bihuriye. Ibi ngibi ni by'abantu bigisha YouTube. Rero niba umaze kora zikopiye kora copy, noneho turazahangaha nko muri YouTube studio, tuzahanga muri settings. Mara gukora muri settings turaza hano muri upload default nk'uko twanagiye bibereka. Turamanuka hasi ahantu handitse ngo tags rero ngizi izi ngizi zirimo, reka tuzisibe. Izi tags turi gukora ni izijyanye na video turi gukora, zijyanye n'ibyo dukora. Ndahita nzipestingamo hano muri tags, ndakora icyo bita copy paste. Nazikopiye hano naberetse, dore ngizi nzagiyemo. Ibi ni ukuvuga ngo rero niba amaze kuzikopingamo zijyanye na video ndi gukora, nta kindi binsaba, ngomba gukora tags zijyanye n'ibyo ndi gukora. Nk'uko niba ugiye gukora video ituma umuntu najya kureba azareba ngo ibi bintu ese related n'ibi ngibi, nta kindi ukora save bigahita bigenda. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukora save biba birangiye. Tips rero naba koresha tags 10 cyangwa 20. Attention bikoresha tags nyinshi. Huza tags na content yawe. Nibyo nababwiraga. Shyiraho shorts cyangwa na long keywords. Ibyo bizagufasha ko uzamenyekana, bizagufasha ko video yawe izagera kure. Kubera iki? Niba wicaye ukaba uri uploadinga video yawe, bizagufasha nk'urugero kuba YouTube growth, get view fast, YouTube algorithm hacks, how to go viral, YouTube tips for beginner. Urumva abantu bazakumenya, kuko niba wicaye abantu bazagira bazamenya ibyo ukora. Koresha rero tags nk'uko nabibabwiye neza, bizagufasha neza cyane. Icyo nagubana posting biri consistently cyangwa frequently. Niba wicaye kora video yawe uyiditinge neza, uploading, koresha thumbnail nziza. Thumbnail nziza niyo buryo rufunguzo rwa video nk'uko nagiye mbibabwira. Niba ukoze thumbnail nziza, umuntu wese azaza kuri video yawe, azagura video yawe, kuko thumbnail yawe isobanura iki? Isobanura ko imuha iramufungurira kwinjira muri video yawe. Andika rero title zikurura abantu, aricyo bita clickable titles. Title ishobora kuba umuntu ashobora kuvuga ati ese ni gute nabona amasaha 2000? Uyu muntu ariko ashaka kuba yabenyigisha.
kora rero title yumvikana kandi igira ituma umuntu ayumva. Ibyo rero bizaguha konsinzi yo kubona viewers n'aba subscribers. Rero rwose nabashimira, niba rero iyi video igufashije kana like, subscribe kuri channel, siga comment utubwire niba ushaka andi mabanga ya YouTube. Tuzongera guhura mu kindi cyiciro cy'izi video. Nkuko mubizi hano twigisha uko wakora kuri YouTube, twigisha uburyo wakora amafaranga kuri YouTube, twigisha uburyo wabona aba subscribers benshi, twigisha uburyo wabona views nyinshi, twigisha uburyo watangira YouTube hasi kugeza birangije. Murakoze rero, duhure n'indi video